hanyuma rero nayo nguhamagaye kuko ndashobora kudashobora kugufatisha turi mu kiganiro abantu ko baragukurikirana uko nguko. Turimo turabazanya ibibazo bivuga ati se niki buriya dushobora gukora twebwe kugira ngo ubusabane bwacu bwimbitse n'Imana bukomere. Wewe muhorana cyangwa se njyewe byishimo cyangwa undi runaka, niki yakora kugira ngo ubusabane bwe bwimbitse n'Imana bube bwimbitse ku buryo nawe ubwe avuga ati kwera hangandi mu bihe by'ubusabane bukomeye n'Imana? Urashobora gukora iki wewe? Niki twakora buriya? Murakoze cyane. Sivugira hejuru kuko ni musengero. Yewe yangaho turagukurikirana rwose ko turakumva, abantu bose ko barakumva. Buriya kugira usabane n'Imana ni ukuba hafi nayo, ni ukuba mu bihe byo gusenga. Buriya gusenga tubwira kuko ari ugusabana n'Imana, bitwegeranya n'Imana mu gihe icyo ari cyo cyose. Imana ihora hafi y'umuntu uyiba hafi. Ni ukuvuga ngo iyo usenze rero icyo gihe uba uri mu bushake bw'Imana, uba urimo gusabana n'Imana. Icya kabiri ni ukuba mu ijambo ryayo, gusoma ibyanditswe byera. Buriya gusenga udafite ijambo cyangwa se udasoma ijambo ry'Imana, nabivuga ngo niko kujya ngo guhereza ibiryo biziramo cyangwa wenda bityo kubirya gusa. Aba ari ikindumanga, mbese niko nabyita. Ariko gusenga no gusoma ijambo ry'Imana bituma umuntu yegerana n'Imana. Mu magambo make ashobora gusubiza. Murakoze. Turagushimiye cyane nshuti muhorana, turagushimiye kuba uduhaye uko ubyumva nawe. Imana iguhe umugisha, reka tukure gukomeza n'imirimo urimo, tuzongera tuguhamagare kandi. Murakoze cyane. Kuko twari tumaze kubivuga nshuti bavandimwe, nari navuze yuko ikintu cy'ingenzi mu buzima ari ugufata umwanya wo kubanza gushaka Imana mu byo Yesu yavuze bibiri: kuba mu bwami bwayo, gukorera mu bwami bwayo, ndetse no kwemera gukiranuka kw'Imana kukayobora ubuzima bwawe. Ubushake bwayo akaba ari bwo bukora muri wowe. Ntihabeho gusohoza amarangamutima yawe ngo abe ari asohoza ibyo yifuza ashaka. Cyo gihe ntabwo Imana yakwemera yuko ikorera mu byo twebwe twumva bigomba kuba byo, kuko niyizi ico igambiriye ku buzima bwacu dukwiriye kubahiriza gukora ndetse no kugenderamo. Kuko mwene data rero nawe yaratubwiye ufata umwanya mwiza umwanya uhagije wo gusenga ndetse no gushaka Imana mu ijambo ryayo. Nabyo ni ibintu bituma umuntu aba mu busabane bwimbitse n'Imana, akorana n'Imana mu buryo bwimbitse, mu buryo bwiza. Nshuti rero bakunzi ba LPC, dukomeje kuganira kwemera ko ubwami bw'Imana bukorera muri wowe, nawe ugakorera muri bwo, hanyuma gukiranuka kwayo kukaba muri wowe, ugafata ibihe byo gusenga usoma ijambo ry'Imana. Bituma umuntu ubuzima bwe busabana byimbitse n'Imana, bituma ubuzima bwawe bukomera, bukaba hafi, bugakorana n'ubuzima bw'Imana. Imana igakorera muri wowe, nawe ugakorera muri yo, hagasohozwa icyo Imana ishaka muri wowe, kuko niyizi ico ukwiriye mu by'ukuri kuba co no gukora. Nibyo bizagenda bituma abantu baba mu buzima bwimbitse bw'ubusabane bwabo n'Imana. Ikintu cya kabiri ntekereza kandi naje gusanga ari icy'ingenzi, ari icy'ingirakamaro cyane mu buryo bwo kwemera ubuzima bwacu bugasabana n'Imana, ni ukumenya imiterere y'Imana,
kwiga imiterere y'Imana, character, understanding the character of God. Kumenya imiterere y'Imana, kumva gusobanukirwa imiterere y'Imana ukayisobanukirwa muri wowe, ni nacyo gihe umenya uko ugomba gukora muri wowe. Nicyo gihe umenya ibyo ugomba gukora n'ibyo ugomba kuvuga n'ibyo ugomba kubahiriza Imana ishaka ku buzima bwawe, atari uko wowe ubishaka. Haleluya, atari uko wowe ubikeneye. Reka rero dukomeze twumva abantu uko babyumva n'uko babivuga, niho bigenda bidufasha cyane. Kandi twese abakijijwe bakemera umwami Yesu, usanga aricyo kintu gikenewe mu buzima bwacu. Ariko se buriya niki twakora kugira ngo ubuzima bwacu bugirane ubusabane bwimbitse n'Imana, wowe nko mu magambo 2 cyangwa 3? Icyo twakora gusa kimwe, ni kuba imbere y'Imana duhora dusenga. Kuba imbere y'Imana duhora dusenga. Iyo twasenze niko kuba hafi y'Imana, baba imbere y'Imana. Ese buriya iyo tuvuze gusenga abantu baba bakeneye kubyumva, kumva icyo ari cyo gusenga niki? Gusenga gusenga zuba ngo data wa twese uri mu ijuru, nabyo birimo. Ariko kandi gusenga ni ukuba imbere y'Imana n'umutima, ni ukudonka no kwegurira Imana umutima wawe, ni uguha Imana imitima yacu. Guha Imana imitima yacu. Noneho rero ikintu cyose wahaye uzorebe no mu buzima busanzwe. Iyo ukunda ishuri, umwanya wawe uhora mu makaye no kudacerewa ku ishuri no kutagira gute. Iyo rero wakunze Imana uhora imbere yayo. Ugira n'inyota nyine, ukumva ugize inyota yo kuja gusenga. Muri make ni nkuko nzumva. Amen. Urakoze cyane. Turaza gusaba kuvugisha inyuma, cyangwa se ni wenda tuva muri ibi turimo twona kuvugisha mu buryo busanzwe. Ariko twishimiye nawe ibitekerezo zawe kubyumva. Sawa, murakoze cyane. Abavandimwe bakomeje gutanga ibitekerezo byiza, nshuti bavandimwe. Urumva ko nawe avuze nko wa mbere aravuga ngo ni ugusenga. Aho nayo nkeneye ndetse kumenya ngo kugira ngo abantu bumve iyo tuvuga gusenga niki. Atubwiye ko we gusenga ari ugufata umutima umuntu akawegurira Imana, ubuzima bwawe ukabufata ukabwegurira Imana, niko gusenga. Mu magambo ahinnye niko we atubwiye. Kandi avuze ko icyo umuntu akunda nico aho umwanya cyane. Dukwiriye rero gufata umwanya munini wacu ukaba imbere y'Imana. Ibyo nabyo gufata umwanya wawe munini mu byo ukora, hakaba hasetinzemo umwanya wo gushira wo kuvugana n'Imana, wo gushaka Imana. Ahantu mwanditse yavuze ijambo rikomeye ryiza kandi ry'agaciro nkunda kuvuga ko iyo umuntu afashe umwanya munini ashaka Imana, ntabwo Imana yakwanga kumwiyereka. Igituma kenshi dukena Imana mu buzima bwacu ni ukudafata igihe kinini tuyishaka. Kuko Bibiliya iravuga ngo abanshakana umwete nibo bazambona. Umuntu washakanye Imana umwete, imbaraga ze, ubwenge bwe, icyo gihe niwe uyibona, iramwiyereka, iraza ikamwiyereka, ikamusanga aho ari, bakabana bakaganira. So nari mvuze ijambo hari inyuma aho nanishoreje tubaza uyu mwene data, ijambo rivuga ngo kwiga kumenya imiterere y'Imana. Imana igira imiterere yayo itandukanye n'imiterere yacu abantu. So gushira umwanya munini cyane kwiga imiterere y'Imana bituma tugirana ubusabane bwimbitse nayo. Kuko umuntu agirana ubusabane n'umuntu iyo yabaye inshuti ye, baziranye, azi imiterere ye, azi imivugire ye, azi ibyo akunda n'ibyo yanga. Icyo gihe iyo umuntu uzi umuntu muri ubwo buryo, niyo mubaye inshuti, mu inshuti koko nkuko uramuzi, uzi ibyo akunda n'ibyo yanga, uzi uko azavuga, uzi ibyo akunda ko bivuga, ibyo akunda ko ari byo bivugwa. Ibyo Imana ifite imiterere yayo, dukwiriye kwiga kumenya tukayisobanukirwa kugira ngo dukunde tugirane ubusabane bwimbitse nayo. Abantu bamenye imiterere y'Imana bayitwaraho kuko bayizi, kuko ishaka, kuko ikunda, kuko ikora. Imana yishimiye kuza irabiyereka, ibabwira ibyo ikunda n'ibyo ishaka,
ibabwira ibyo nayo ubwayo yishimira ko bagenderamo, ibabwira ibyo aho ishaka ko baca kubera yuko ifite imiterere yayo. Natwe dukwiriye kwiga tukamenya, tukabaho nk'uko imiterere yayo ibivuga cyangwa se iteye. Kuko birivuga ngo inzi ibyo nifuza kubagirira, ariko nubwo ibizi yishimira kuba natwe twamenye imiterere yayo, yishimira kubona tumeze nk'uko nayo ishaka, ikunda. Kubisobanukirwa ibyo ngibyo rero bituma tugirana ubusabane bwimbitse n'Imana. Bituma tugira iki? Bituma tugirana ubusabane bwimbitse n'Imana. Bituma tugirana ubusabane bwimbitse n'Imana. Wowe nshuti umuvandimwe rero twari tugiranye, turimo tuganira, waduteze amatwi, gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo bifatanije no gusenga no gusoma ijambo ryayo no gufata ubuzima bwawe ukabwegurira Imana, umutima wawe ukawuha Imana. Hari umusaza ngo yigeze gusenga isengesho rivuga ngo aravuga mu mutima wanje tora Imana, ngo nawe Imana tora umutima wanje. Ngo arabisenga asenga iryo sengesho umwaka wose, arimo asenga iryo sengesho. Ngo aje kuvaho muri iryo sengesho asohoka ngo yambaye umuriro utwika. Imana yaje mwambika imbaraga zayo zikomeye. Imana yemera yuko ubuzima bwayo, ihumekera ubuzima bwayo bw'imbaraga muri we. Kubera iki? Kubera umwanya yeguriye Imana, kuko yafashe umutima wawe Imana, afata Imana araza yuzuza umutima we. Kuko uyu mwene data yaratubwiye ngo gufata umutima ukawuha Imana bire mu buzima bw'ubusabane bwimbitse hagati y'umuntu n'Imana. Haleluya. Cyo nkwifuriza rero niki? Emera ufate ubuzima bwawe ubusingiriza Imana. Emera ushake ubwami bw'Imana, usabe ubwami bw'Imana kumanuka muri wowe ndetse no kuri wowe, mu byawe, mu bawe ahuri nawe, kugira ngo ari gugenderamo, ari gukoreramo. Hanyuma gukiranuka kwayo kuze kube itabaza rimurikira ubuzima bwawe, wuzure gukiranuka kw'Imana. Numara uzagirana ubuzima bwimbitse, ubusabane bwimbitse n'Imana, ku buryo Imana izemera ikaba Imana yawe, igakorera muri wowe, ikavugira muri wowe, abantu bakayibona muri wowe. Ni ikintu gikomeye cyiza cyane kubona Imana abantu bayikubonamo. Iyo abantu babona Imana muri wowe, bifasha imitima yabo n'amaso yabo guhora yishimira kukubona no kukumva. Abagabo bose bemeye Imana igakorera muri bo, ikaza ikaba muri bo. Niyo bafashe umwanya wo kuvuga imbere y'abandi, nicyo gusanga twese duteze amatwi, turimo tubumva, twishimye, tunezerewe, dukenera ngo aribo bakomeza kuvuga. Ariko undi yaza wa wundi gusuba mu byiwe, tukaza twumva amatwi yacu yamurambiwe, ntakeneye kumwumva. Kubera iki? Kubera yuko bari abantu bombi bari mu buzima butandukanye. Ubuzima bwuriya dukeneye kumva cyane bufite ibiryoheye amatwi yacu n'imitima n'ubugingo, kandi bikenewe mu gihe turimo mu buzima bwo kubaha Imana. Kuko Imana yemeye kuza yirunda muri we, yuzura muri we, ivugira muri we. Iyo avuga twumva imvugo nziza, iyo akora tubona imirimo myiza. Ico nico dukeneye rero kubahiriza kugira ngo dukunde tugirane ubusabane bwimbitse n'Imana. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Naho ubutaha reka twe dusoreje ahangaha. Ariko ndahamya yuko mu by'ukuri hari icyo byunguye ubuzima bwacu, kuko nta gihe tuzigera tuganira mu buzima bwubaka imibereho yacu n'Imana ngo dusoze nta kintu Imana ikoze mu buzima bwacu. Tubishoboka. Nizera yuko igihe cyose Imana iduhaye umwanya nk'uyu turimo tuganira ku nyungu z'ubwami bwayo, hari icyo Imana ibi yayikora mu mitima yacu no mu buzima bwacu, kandi kubw'inyungu zayo. Nimba rero dufiteho inyungu, n'ubundi izayemera ikabana natwe. Murakoze cyane, Imana ibagire neza, kandi mukomeze muronke mu buzima bw'ibyo murimo mukora byose. Nyagasani yivange mu byanyu byose. Shalom, shalom.
Imana ibahe umugisha mwinshi.